mwana nyiboneye shamwe ariko uzandusha imbaraga azanjane. Igicu TV Nation mbahaye ikaze nshuti bakunzi b'Igicu TV Nation. Ndagira ngo ku munsi wa none turebere hamwe ku makuru y'umugabo w'umunyarwenya ukina komedi nyarwanda nta wundi ni Bijiyobija. Ese umugabo Bijiyobija ni muntu ki? Akora ibijyanye n'ikibuzima busanzwe. Uyu Bijiyobija akunda kugaragara mu makoti acikaguritse cyane, mu nkweto zishaje ndetse n'imyambaro koko ishaje cyane. Bijiyobija ni umusaza wiyita ko ari umusaza rukukuri ufite imyaka 90. Avuga ko yarwanye intambara nyinshi cyane, harimo n'intambara ya Shikramu yabereye muri Kongo mu mwaka w'1960. Ese uyu Bijiyobija ni umusaza cyangwa se ni bimwe bya sinema aho umuntu yigaragaza uko atari? Ese Bijiyobija arubatse, afite umwana, afite umugore? Bijiyobija, iki ni Igicu TV Nation. Nkwibutsa ko wakora subscribe, comment ndetse na share, ikindwe kandi like nk'ikimenyetso kigaragaza yuko ukunda ibikorwa byacu ndetse n'ibiganiro byacu tukugezaho. Mbibutsa yuko ibyo dukora tubikora mwebwe, nta nyungu tubibonamo, ariko nibura iyo ukanze ku ijambo subscribe bitwereka yuko hari abo turimo turabikorera, bikabitera motivation. Uyu Bijiyobija ubusanzwe yize i Musanze, segonderi yayize kuri Muhoza ya mbere, aho yiganye na Nsabi. Yize isomo cyangwa se option ya MCB, imibare, ubutabire ndetse n'ubumenyamuntu. Ubusanzwe Bijiyobija ataragafata yakoraga umwuga w'igifundi, mbese n'ubwubatsi. Ariko ubu ngubu Bijiyobija nyuma yuko amaze kuzamukira ku cyamamare cyangwa se kuri mugenzi we biganye ariwe Dr. Nsabi, Bijiyobija ubu ngubu akora mu mujyi wa Kigali. Bijiyobija ese mu buzima busanzwe arasetsa, agira inkirigito? Bijiyobija mushira amatsiko muri video. Mbahaye ikaze, iki ni Igicu TV Nation. Njyewe dukomeje kubana ndi Jobless. Ikaze. Bijiyobija akizamuka yazamukiye kuri Irebero TV, aho yakinanaga na mugenzi we Dr. Nsabi. Maze Nsabi anyarukira mu mujyi wa Kigali ahamagawe na Kiramani. Sibyo gusa kandi Bijiyobija yahise nawe ajya muri Big Mind Comedy, ariho yubakiye izina karahutaka, izina karundura ryamugize icyamamare karundura mu ruhando rwa komedi nyarwanda. Uyu Bijiyobija kandi icyo wamenya nuko afite nawe YouTube channel ye ariyo yita Bijiyobija Live, aho wamukurikira ukagenda urushaho guseka mu gihe ubabaye ukishima. Bijiyobija, ikibazo nifuza ko kugeza ya maginga yangaya ushyira amatsiko akerekeyeho. Ese Bijiyobija ni umusaza amashira kinyoma? Nuko Bijiyobija ni umusore ufite imyaka 29. Uyu Bijiyobija ntiyubatse, aracyari ingaragu. Ese Bijiyobija yasetsa live? Abazi Gen Z comedy abangaba nibo bakubarira byinshi byerekeye kuri Bijiyobija, ugashyira amatsiko kuri ibi ngibi. Ko rero iyi nkwari gushiranya duyi kiguhiga hafe muretse utipanga ukabitatamura. Cyangwa se afite umukunzi. Bijiyobija aracyabigize ubwiru, ariko igihe cyose amakuru azashyira hanze Igicu TV Nation turakubereye. Gusa nta makuru mpamo arashyika hanze kugeza ya magingo. Bijiyobija ni umuntu wihebeye bidasubirwaho, umukambwe Paul Kagame
ati icyama Imana ikamwongerera iminsi yo kubaho nubwo nge nakwisazira nkibera umusaza rukukuri. Ati yabuze uko nakwita umukambwe Paul Kagame, ahubwo nabonye izina rimukwiriye ari uko ari murumuna wa Yesu Kristo. Ese Bijiyobija, kubera iki wahisemo kwita umukambwe Paul Kagame ngo ni murumuna wa Yesu Kristo? Bijiyobija akibazwa impamvu yita President Paul Kagame ko ari murumuna wa Yesu Kristo, yasubije agira ati no kumwita murumuna wa Kristo banambuye data kuva ku gihugu ca mbere kw'iyisi kugera ku canyu uyu niwe nabonye. Uyu Bijiyobija afite icyifuzo yifuza gusaba Imana ndetse kandi akanagisabira n'abanyarwanda bose. Ati ko numva ngo Imana yambukije Abisirayeli inyanja, ikamya inyanja divayi irahindura, ibihumbi 5 baranywa, imigati barakwigwa. Kuki Imana itadukorera soropolize umukuru w'igihugu ku myaka afite, iturinde murireho nk'imyaka, mbese wenda asigarane nka 20 yongera atangire bundi bushya? Numva yasubira mu butoya tugakomezanya, wenda ngiye nigwengerere, none ngewe baturage bantezeho iki? Ariko we tumutezeho byinshi. Hagati aho Bijiyobija afite icyifuzo kindi gikomeye cyane, ngo kandi yifuza kuba yahura n'umukobwa kimenya bose, Shadia, wamwita Shadibu, umukobwa ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Ikintu gishekeje cyane gishimishije nuko ngo Bijiyobija yikundira inkono y'itabi ndetse kandi no kwinywera urubetezi cyangwa se urukoma rumaze iminsi ngayo nguko. Rero uwo ni umusaza cyangwa se umusore w'umusaza Bijiyobija. Ubutaha wifuza ko tuzagutegurira ku kihe cyamamare ngayo nguko. Rero wakora subscribe, comment ndetse na share kuri Igicu TV Nation ndetse na like kugira ngo ibiganiro byose tubagezaho urusheho kugenda bagera 5 Asura Vista Jables. Ndabakunda cyane. Reka mbere ku mwana wanje urwego agezemo. Bayosha Igicu TV Nation.